bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza nanone kuri iyi gahunda Imana ikomeje kuduha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana kandi turyoherwe naryo. Twageze ku cyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka A. Murabibona ukuntu Ivanjiri ya Matayo yakomeje kuduherekeza muri uyu mwaka wa liturujia tugiye gusoza nyine mu byumweru bibiri biri imbere. Dukomeze rero twumve yuko ijambo ry'Imana rigomba kudukoraho kandi rikaduhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko nimba turyumva ntiturishyire mu bikorwa nta kintu byaba bitumariye. Umwaka wa liturujia uraduherekeza kugira ngo nyine mu byumweru 34 byose tubashe kwinjira mu mahame y'ijambo ry'Imana kandi tubashije kwitonda. Ibyo mu byumweru 34 dushobora kubihetura byose tumaze gusoma Bibiliya yose uko yakabaye. Duprofite rero muri iki gihe, muri byumweru bisigaye, kugira ngo umwaka wa liturujia urangire, kugira ngo ijambo ry'Imana ryongere rituryohere kandi ridutere imbaraga zo kuba abakristo bahamye, abakristo bagaragaza bahamya Yezu nyine mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ivanjiri uyu munsi rero iratubwira abakobwa b'amasugi, abakobwa 10, ngo bamwe bari abakobwa b'abanyamutima 5, hanyuma 5 bandi ari abapfayongo. Ariko bose bari bahuriye kuri icyo kintu cyo kuba bari amasugi kandi bari bategereje umukwe ngo binjirane mu cyumba, mwinjirane mu nzu, hanyuma bakore nyine umunsi mukuru w'ubukwe. Ikintu kidushimisha ni Yezu Kristo utubwira ko ari we mukwe. Niwe mukwe ushaka gukorana ubukwe n'abantu bose uko bakabaye. Kandi aya magambo turayabwirwa muri ibi bihe, ubwo tugishoboye kugira icyo dukora kugira ngo nyine tugire icyo twakwibwira mu bijyanye no guhinduka. Bari abana b'abakobwa b'abapfayongo nabo hari ikintu bakoze gishobora kudukora ku mutima. Abana ntawamenya imyaka bari bafite, ariko kuko bashakaga kwinjira mu cyumba cy'ubukwe, bakinjirana n'umukwe, baremeye bajya guhangara ingorane zose z'ijoro kugira ngo ayo mavuta bayagure hanyuma binjire. Noneho kubw'amahirwe make basanze umuryango wafunze. Yezu rero atubwira ati ibyo dushoboye gukora mu bukristo bwacu tubikora igihe tugifite igihe. Ntabwo tuzategereza ku munota wa nyuma kugira ngo tugire icyo dukora. Dushobora gusanga nyine umuryango wafunzwe. None se ubwo dutegereje ko Yezu tujya gukomanga, hanyuma Yezu akatubwira ati mu by'ukuri ndababwiza ukuri ntabwo mbazi. Duprofite rero kuri iyi Ivanjiri twumvise none, kuri iri jambo ry'Imana twumvise, kugira ngo bidutere akanyabugabo, twongere twikosore, hanyuma kuko dutegereze Yezu wacu, kugira ngo igihe cyose azakomangira ku muryango w'umutima wacu tuzamwakirane ubwuzu ndetse n'umutima ushimira. Ntabwo rero bihagije kuba amasugi, ntabwo bihagije kwitwararika ibintu runaka, ahubwo Ivanjiri iratubwira iti reka muri uko gutegereza Yezu dukore ibishoboka byose kugira ngo ibyo Yezu tumusange mu bantu bafite ibibazo runaka, tubagoboke ari uko gusa twamenye Yezu Kristo. Ubwo nitubigenza gutyo, ndetse n'amashapitire azakurikira iyi ngiyi ya 25 mu Ivanjiri uko yanditswe na Matayo azadushishikariza ko Yezu mu kumutegereza tugomba kwambika abambaye ubusa, guha ifunguro ababuze icyo barya, n'ibindi by'ibikorwa by'urukundo dukora, atari kugira ngo twiyamamaze twiyereke abantu, ahubwo tukabikora kubera ko twamenye Yezu Kristo. Twese rero dufatanye gutegereza Yezu Kristo.
tumutegereze tumubona mu bavandimwe bacu. Kandi umuvandimwe wacu umuvandimwe wanjye nimubonamo Yezu Kristo, nzakora ibishoboka byose kugira ngo urukundo mufitiye ndumurugaragarize. Dufatanye rero kandi tugendane. Imana yacu iduhe umugisha kandi turinde kandi dufashe kuryoherwa n'iriza jambo ryayo. Nk'uko bisanzwe mugende musome ivanjiri uko yanditswe na Matayo umutwe wa 25 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 13, kandi turyoherwe n'iryo jambo twishimira kuba turi abakristo. Ushobora byose ndabaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza mwese.